Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwigomana natwe migano dukora umunsi ku munsi bibegaruka ku makuru na documentary haba muri sport, imyidagaduro, politike ndetse n'andi makuru aba ari kugaruka cyane muri society. Ikinamico Urunana ni imwe mu makinamico akunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse no mu bihugu u Rwanda ruherereyemo birimo igihugu cy'u Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Iyi kinamico Urunana abantu benshi bemeza ko bayikuramo inyigisho zubaka abantu benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubundi ikinamico Urunana yatangiye kumvikana mu Rwanda kuva mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'1999. Ni ukuvuga ko iyi kinamico Urunana imaze imyaka 26 yumvikana ku maradiyo yo mu Rwanda. Ikinamico Urunana ikaba yaratangiye itegurwa n'umuryango Health Unlimited bigize umushinga wayo witwaga Well Women Media Project. Gusa nyuma guhera mu kwezi kwa Mata mu mwaka w'2006 ikinamico Urunana yatangiye kugitegurwa n'Urunana Dis. Nyuma hagenda hingeramo abandi baterankunga batandukanye nk'uko mubazi abakurikira ikinamico y'uruherekane ikunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Iyi kinamico Urunana ikunzwe n'abantu bose mu Rwanda haba bakuru ndetse n'abato. Ikinamico Urunana imaze imyaka 26 itambuka ku maradiyo mu Rwanda yigisha abanyarwanda inyigisho zigiye zitandukanye binyuze mu bakinnyi bayo makundwa n'abatari bake mu Rwanda. Gusa abantu benshi bakunda ikinamico Urunana sikenshi baba bazi abakina muri ikinamico Urunana. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka y'abantu mwakunze cyane mu ikinamico Urunana kuva mwatangira kuyumva. Icyo nagusaba ni uko wabana nanjye kuva none kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, kandi nimba ari ubwa mbere ugakunda ibyo dukora nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu igice cya mbere tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka y'umuryango wa Kitefano ukunzwe mu ikinamico Urunana. Uyu akaba ari umuryango ugizwe na Kitefano na Nyiramariza. Abakunda ikinamico Urunana ntibabura kuba batazi Kitefano na Nyiramariza kubera urugo rwabo ruhoramo intonganya zidashira aho batuye Nyarurembo. Tuvuze kuri ubu rumwe muri uyu muryango w'Inyarurembo duhereye kuri Kitefano nyirurugo, abakurikirana ikinamico muramuzi cyane kuko uyu mugabo si ugukina mu ikinamico Urunana gusa akora kuko akina n'andi makinamico atandukanye arimo ay'indamutso za RBA ndetse n'izindi kinamico zigiye zitandukanye. Ubundi Kitefano amazina ye bwite ni Habakubaho Hyacinthe, yavutse mu mwaka w'1971. Kuri ubu akaba afite imyaka 54 y'amavuko. Kitefano cyangwa se Habakubaho Hyacinthe yavukiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Habakubaho Hyacinthe cyangwa se Kitefano amashuri abanza yayigiye ahitwa Ikivumu mu karere ka Kamonyi aho ababyeyi bari barimukiye ubwo yari akiri muto. Amashuri yisumbuye yayize kuri Ecole Technique des Saves ayasoreza ku rwunge rw'amashuri rw'indangaburezi ruhereye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Ibijyanye no gukina ikinamico Kitefano avuga ko yabitangiye ubwo yari afite imyaka 12 y'amavuko akiga mu mashuri abanza. Avuga ko yajyaga kwitoreza mu kigo cy'abafure cyo mu muryango w'aba Andre Ikabgayi. Avuga ko kandi gukina ikinamico byari bimworoheye cyane kuko mu muryango w'iwabo ari abantu bakunda gusetsa abantu mu muryango wo kwa Kitefano. Nyuma yo gukina mu makinamico atandukanye, akazi ke kandi ka buri munsi ni umutekinisiye mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ibi ngibi akaba ari byo afatanya no gukina mu ikinamico Urunana mu ndabutse za RBA ndetse no mu zindi kinamico zigiye zitandukanye mu gihe mu buzima. Mu buzima busanzwe Kitefano cyangwa se Habakubaho Hyacinthe arubatse, afite umugore n'abana 5. Kitefano mu ikinamico Urunana abazwi nk'umugabo w'umunyamafuti ndetse akaba akora akazi k'ubwubatsi. Akaba azwiho gutoteza umugore we Nyiramariza ndetse rimwe na rimwe akamuca inyuma kuko abakurikirana ikinamico Urunana bazi ko yabyaranye na Nadine, abyarana na Domina umwana bita Kagabo ndetse akaba yarateye inda na Mukobwa Jana. Ikindi azwiho mu ikinamico Urunana ni uko ari inshuti ya Bushombe ndetse na Tadeyo. Tuvuze ku mugore we Nyiramariza bakinana mu ikinamico Urunana, Nyiramariza nawe ni ikimenya bose mu makinamico yo mu Rwanda no mu karere u Rwanda ruherereyemo kuko usibye gukumukunda mu ikinamico Urunana abantu benshi banamukunda mu ikinamico y'uruherekane ya Musekeweya akinamo yitwa Manyobwa. Ubundi Nyiramariza cyangwa se Manyobwa amazina yiswe n'ababyeyi ni Uwimana Consolata, yavutse mu mwaka w'1964. Ni ukuvuga ko kuri ubu ngubu afite imyaka 64 y'amavuko. Nyiramariza yavukiye mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Avuga ko naho yigize yiga gukina ikinamico kandi ko afite amashuri 4 yisumbuye yonyine, ariko ngo mu myaka 31 amaze ari umupfakazi gukina ikinamico biramutunze kandi byamufashije kurihira abana b'amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Nyiramariza cyangwa se Manyobwa avuga ko yatangiye gukina ikinamico abitangiye mu itorero Ndamutsa mu mwaka w'1984, ari naho yabonye ko afite inganzo nyuma yo gukina mu makinamico atandukanye. Mu buzima busanzwe Nyiramariza ni umucuruzi wa kenkayeri y'ibikoresho by'ubwubatsi, akaba bifatanye no gukina mu makinamico agiye atandukanye. Ngaye nguko ubuzima n'amateka y'umuryango wa Kitefano wo mu ikinamico Urunana ukunzwe n'abatari bake, dore ko uyu muryango ukunzwe bitewe n'inyigisho ugenda wigisha rubanda.
haba mu ikinamico urunana ndetse no mu zindi kinamico zitandukanye abakina muri uyu muryango wa Stefano bagenda bakina. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro cyacu kugera ku musozo. Reka mubwire ngo niba rugamba igeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora n'ugenda udakoze subscribe ubundi ujye bana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi. Reka ngubwire ngo nakurarikira kuzabana natwe mu kindi kiganiro cyacu tuzabakorera kizaba kigaruka kundi muryango mu ikinamico urunana. Kandi niba rugamba mu ikinamico urunana wifuza ko twazagukorera icyegeranyo kuri wo nakubwira ngo wabandika muri comment. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.